fera uzirinde kuyijyaho uzajya uyipepera. Wakibonye kiriya kikugizeho wapikirana ko kikiringo cyararetse yaba we ibazo wariretse niba ameze kuri ubwo abo batari barereka bo bameze gute gose ntubyumva mwereke niba yararetse reka tumwifashisha atwereke n'abagenzi be uko kano niko kabisa ushaka umukaro niba udakora subscribe uri guhomba. Tangazo abaturage batuye umudugudu w'Ineza turamenyesha ko umunsi hari inama y'umudugudu isanzwe iba ariko iyi munsi yo n'umwihariko ni ukwiga ku kibazo cy'umutekano muke umaze iminsi urangwa mu gace. Murakoze mwitabire isaha ni saa 8 muyitabire ikaba iri bubere ku biro by'umudugudu isaha ni saa 8 Abaturage banjye uyu munsi ko banze kwitabira inama byagenze bite? Abaturage batuye umudugudu w'Ineza nongeye kubasuhuza no kubifuriza umunsi mwiza. Uyu munsi turaganira ku kibazo cy'umutekano muke uri kurangwa mu mudugudu wacu. Turebere hamwe uko twakemura icyo kibazo. Hari umuturage mushya uherutse kwimukira mu mudugudu wacu. Gahunda yampamagaye ko hari abajura bamuteye mu rugo iwe. ubujura burakabije kugeza nawe umuturage mushya mu mudugudu wacu. Ni ikibazo batabakubise bazabigira akamenyero. Abaturage mworoherane turebere hamwe umuti w'ikibazo. Ariko muyobozi ngiye mfite ikibazo. Tworoherane twumve ikibazo cy'umuvandimwe. Muyobozi namwe baturage cy'umudugudu w'Ineza. Amazina yanjye banyita Hitimana. Igitekerezo mfite nuko bakongera amarondo tukarwanya ibyo bisambo. Murakoze. Arakoze ku gitekerezo atanze, nta wundi waduha igitekerezo cye. Amubona hari inyuma, reka twumve igitekerezo cye. Murakoze. Amazina yanjye banyita Deboy. Igitekerezo mfite nuko twagenzura
abaturage bose batuye mu mudugudu wacu tukareba ko nta batwihishemo, dore ko basigaye beshyira bino rubyiruko cyane cyane bano bana b'imisatsi, kandi ariko bano bagabo b'amada nibo baba bacuruza n'ibintu by'ibiyobyabwenge n'ibiki. Murakoze. Arakoze ku gitekerezo atanze. Twanzura tugana ku musozo, abanyerondo bo turabafite ariko nabo bagomba kwiminjiramo agafu. Murakoze, mugenda amahoro. Tugomba kwikosora mu kazi, tugomba kwikosora cyane n'ibyo. Nuko utazi buri mudugudu yari yabivuze nkumva bashaka kutwirukana. Ntago batwirukana man, ntago batwirukana, ahubwo buratwe tugomba kwisubiraho mu kazi cyane kuko turebye n'aba kazi twakabura. Ubuze tukabuze ubwo najya studio gute? Yihorere man, njye hari ahantu nari guhingisha. Ubwo se tukabuze nabona y'abahinzi gute? Ibyo reka tubivemo tujye mu kazi. Cyane reka tunyure mu gasantere turebe ko n'abantu bari guteza umutekano muke. Reka tugende tumanuke duce hariya hepfo mu gasantere. Kura amaboko mu mifuka mushaka ubukaro murebe ko mwabona rare ibiryo yose gufera n'ugafata ibiryo yose gufera uzirinde kuyijyaho uzajya uyipepera. Wakibonye kiriya kikugizeho? Wapikira nako kikiringo cyararetse. Yaba we ibazo wariretse niba ameze kuri. Ubwo abo batari barireka bo bameze gute? Gose ntubyumva. Mwereke niba yararetse. Reka tumwifashisha atwereke n'abagenzi be. Ako kantu niko kabisa. Ushaka ubukaro niba udakora subscribe uri guhomba. Ase dendo nako gengo. Ya lazino kama nawe ndagakumunda buri cyo mushaka ko mbarabara nihubukiremo. Vose man, wavuze ikinyarwanda tukumvikana. Ntago uri umunyarwanda. Ya na nyine mubwiye ngo ndabura bamubwiye ngo mbwira icyo ushaka. Waturangira abo mwakoranaga aho baba. Yana muri kuvuga zirakazaje ziragena zihubukire zazoteza umutekano muke. Ewana gusa nyine urabona hano umanutse gutugiye tukata gutugiye tugera kuri niho baba bakwamye. Gusa abantu nta byuma bafite cyangwa imbunda ku buryo baturasa. Bakora sugapfa ubundi sumaze. Nawe ufite icyo umaze genda imbere tugende. Esa fandi. Bisa nkaho mu mudugudu nta mutekano urimo. Kigaragara cyo mu kanya habaye inama y'umudugudu kandi ibyo ngibyo nibyo bigagaho cyane. Umutekano muke mu mudugudu. Afani, hari ubwo umusirikare barayibibye. Ubwizo mpamvu rero nyine abandi bamfasha kandi mukore vuba vuba. Garuka nabiboneye. Abakise bakora abajura ibisambo n'abanywa urumogi. Tugiye rero. Ntabwo twagenda twambaye imyenda isa gutya. Tugomba kwikuramo tukagenda twisanishije nabo. kabisa tugerewe bitaraducika. Tugiye kugenda ariko tugomba no kugenda twahinduye ingendo. Twagaye kuba tubana. Okay, nta kibazo bibaho. Mwakoze kandi mwihangane. Okay. Sama nimero yawe. Nimero yawe ari ngombwa. Nta kibazo no kugira ngo tumenye neza bisanzwe nta bibazo. Okay, yandike. Okay, niyo ngiye. Sana ari tuvuga. Ese fandi. Bisa nkaho ibintu biri kugenda bihinduka. Ubwo navuga muri za nzu z'ubucuruzi hari umuntu twahuye. Ariko nabonye ameze nk'umuntu udasanzwe. Ariko icyo nabasha kumukuraho ni nimero ko wabuze.
ariko n'igihe banagiye kwigisha wa mwana kungufu mwana. icyo nagushakiraga hari akazi nari nabonye. Okay, ako job se kameze gute mwana? Hari umuntu mushya waje muri quartier akeneye abantu babarara kandi nawe ni umurara. Nese ubwo nta ngaru zirimo mwana? Nta ngaru byatera. Ke mwana nari binyine zizaze kundeba tujye.